Yes, amahoro n'imigisha bikomeza kugenda byibanira nawe wowe uteze amatwi cyangwa se ukurikiye Kigali Top News ikomeje kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye ari kugenda cara ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Turagushuje wowe ukurikirana Kigali Top News uherereye mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali, nko mu ntara y'Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Tunaragusuje wowe wihebereye mu bihugu bigiye bitandukanye nko mu Burundi, Tanzania, Uganda, se Kenya n'ibindi bihugu bya Afrika biba bigiye bitandukanye. Turagushuje nawe uherereye anare hose ku isi muri rusange. Tukubwira ko tugiye kukugezaho inkuru iba iri kugenda icara hirya no hino. Ni inkuru isohotse mu masaha rwose makeya cyane ashize. Ni ibintu byagiye bitangazwa n'umugore wa Meddy, ni Imfura, umugore rwose ukomoka mu gihugu cya Ethiopia, umugore mwiza cyane, umugore wa Ngabo Meddy. Ngabo Meddy rero kuba atamuzi cyane, ni umuhanzi watangiye umuziki wo mu mwaka wa 2006, akaba ari umuhanzi rwose ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umuhanzi ufite izina rikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Ni umuhanzi wagiye akora indirimbo nyinshi zagiye zikundwa n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umuhanzi rwose wagiye aniyumvwamo cyane n'abakobwa se, cyangwa umubare munini w'abantu bagendaga bamukurikira akaba ari abakobwa se, cyangwa umubare munini w'abafana be. Uyu mugore rero Imfura, umugore wa Ngabo Meddy, yatangaje ibintu rwose byagiye byubaka abatari bake se, cyangwa ibintu byagiye bivugwaho n'abatari bake ku rukuta rwe rwa Instagram. Ni muri iki gitondo rwose aho yagiye avuga ibintu bigiye bitandukanye. Ibi abivuze nyuma y'uko bibarutse rwose umwana wabo w'imfura we na Ngabo Meddy. Ni nyuma y'ubukwe rwose bagiye bakora ariya mu gihugu cya Amerika, cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umugore we rwose yaje kuba yatwita umwana, bakaba baragiye babitangaza. Mu cyumweru gishize rero nibwo yaje kwibaruka umwana bise rwose Mayira Ngabo. Rwose ni umwana w'umukobwa, akaba ari imfura ya Meddy. Iki rero ni nacyo cyatumye uyu mugore Imfura, cyangwa se umugore wa Ngabo Meddy, atangaza ibintu rwose bigiye bitandukanye. Ni ibintu yatangaje ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yagiye avuga ati rwose nejejwe no kuba naribarutse umwana wanjye wa mbere. Ati byari bishimishije, byari ibintu byiza. Ati buri mubyeyi wese akwiye guterwa ishema n'umwana aba yibarutse. Ati kandi rwose nubwo aba ari ibintu biba bikomeye, nubwo aba ari ibintu bitoroshye, ati n'inzira ya kure, ati ariko buriya ni ikintu gikomeye. Ati kandi niba utekerezaho ibintu bikomeye, ati kuba warabashije kuba watwita se, cyangwa warabashije kuba wumva rwose wakwibaruka umwana wawe, ati tekereza neza ko rwose n'ubundi wamaze kugera muri icyo cyiciro, ukwiye guharanira kuba waba umubyeyi mwiza. Uyu mugore rero yakomeje agira ati rwose njye n'umugabo wanjye Ngabo Meddy tunejejwe no kuba hano mu rugo rwacu. Rwose ati tunejejwe no kuba turi ababyeyi, tukaba turi ababyeyi b'uyu mwana Mayira Ngabo. Ati tuzafatanya kandi rwose no kumurera. Ati ndetse nitugira n'amahirwe tukaba twakwibaruka abandi bana, ati bizadufasha cyane. Ati niyo mpamvu rero rwose ati ibi mbishyize hanze. Ati kuko buri mubyeyi wese akwiye gushyigikira umubyeyi mugenzi we, cyangwa umugabo we cyangwa umugore we, bakaba bafatanya rwose kuba bakubaka uyu musigiti, cyangwa bakubaka ibi baba batangije. Ni ibintu rero byagiye binavugwaho n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse na hariya mu gihugu cya Ethiopia n'ahandi hose ku isi, mu bantu bagiye bakurikirana rwose uyu muryango. Ni umuryango ushimishije, uyu muryango wiberaniye neza. Uyu mugore rero akaba yagiye atangaza rwose ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku rukuta rwe rwa Instagram. Ni amagambo akomeye yagiye akandika ku rukuta rwa Instagram, abantu bagiye bayavugaho ibintu rwose bigiye bitandukanye. Ni ibintu bitandukanye abantu bagiye bayavugaho, bavuga bati se rwose uyu mugore biragaragara ko yishimiye rwose, yishimiye umuryango we. Hakabaho haraho yagize ati rwose mu byumweru bibiri ndumva newe ishema n'ibyo abamama bakora. Reka rero duterane imbaraga, dutange urugero, tuzamurane mu nzira yacu yo kuba ababyeyi. Yakomeje agira ati ndabasabye mukore tagi ku bamama bose, mubereke urukundo kandi munabashimire. Ni amagambo akomeye rwose uyu mugore yagiye avuga ibintu bikomeye cyane.
aho hari nawe yagiye avuga ati haragaragara mu byiza uhumeke unyure mu bibi kugira ngo wakire igitangaza cy'ubuzima bwawe. Nta handi nkwiye kuba uretse kuguma hano hamwe n'umumarayika muto. Umumarayika muto avuga rwose ni Mayira Ngabo se cyangwa imfura yabo bibarutse hariya rwose aho bibereye. Uyu mugore rwose niko kugenda ngo atangaza ibi bintu bigiye bitandukanye. Uyu mugore yongeye kuvuga ku buryo biba bitoroshye kumenya icyo umwana atwite aba akeneye ngo atuze. Ati amajoro yo kudasinzira iyo umwana wawe wumva asa nk'utishimye kandi utazi icyo wakora muri icyo gihe, nyamara ugakomeza nubwo waba wumva unaniwe rwose. Ati ugakomeza kwihangana iminsi ikagenda ishira. Mimi ashimangira ku buryo kwibaruka ari igitangaza. Ati gusa kuba umubyeyi ni byiza cyane kandi nanone biragoye nubwo ari igitangaza. Ati ntago biba byoroshye rwose habe na gatoya. Ni ibintu rwose yagiye atangaza ku rukuta rwe rwa Instagram, abantu benshi bagenda bagaragaza ko bamushyigikiye rwose, bamutaginga bavuga ati komerezaho rwose, wubake mu mahoro, wubake rwose mu mahoro. Ati hatazagira ikintu na kimwe rwose cyagukoma mu nkokora se. Ati rero nawe yakomeje agira ati umunsi wa mbere nabonye w'imbaraga zidasanzwe mu buzima bwanjye ni umunsi nabereyeho umubyeyi. Ni igihe utabasha kubonera ubusobanuro bwimbitse cyuje urukundo hagati ya mama n'umwana. Ubwo yavugaga igihe bayashije kuba yakwibaruka rwose umwana we. Ariko kuba umubyeyi iteka ntibyoroha, twese tunyura mu gihe gikomeye. Kuba mama bishobora gukomera, ariko iteka wibuke ko mu maso y'umwana wawe ntawe akuruta. Ati rwose mu maso y'umwana wawe ni wowe uba uri uwa mbere. Niyo mpamvu uba ukwiye gushimangira rwose cyangwa guhagarara kigabo ugakomeza rwose ukirera cyangwa se ukihanganira rwose igihe cyo kuba wabyara se cyangwa watwita umwana wawe. Ngayo nguko rero ibya Mimi Mahifra, umugore wa Ngabo Meddy, umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hose ku isi muri rusange. Ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye. Ni inkuru ziba ziri kugenda zicaracara hirya no hino, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na hanze yacyo ku isi muri rusange. Wowe rero niba utarabasha kuba wakanda subscribe, kanda subscribe, niryo jambo ritukura, ukore notification ni kukazogera. Inkuru ziba zigiye zitandukanye zikugeraho ako kanya nkaho uba uhibereye. Turabashimye murimo igiye itandukanye mwibereyemo, mwe mwese mukomeje kugaragaza urukundo mudufitiye rwose, mudukurikira. Natwe tubasezeranya ko tutazatehuka kuba twabagezaho inkuru ziba zigiye ziri gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga.